ubuzima bw'umuntu ku isi bumeze nk'urugendo, kandi ni urugendo runini umuntu aba agomba gukora byakanga byakunda iyo Imana imuhaye impano y'ubuzima. Ni urugendo umuntu ajya amenya igihe umuntu arutangiriye. Ndavuga cya gihe ijwi rya mbere ryumvikana ryari iryo kurira, ubwo uwo muntu yari ageze ku isi idasanzwe. Uyu munsi kuba narawurenze, ibinyacumi nabyo nkaba mbona narabirenze, ndabona ko Imana ikimfiteho umugambi kandi kuko uracyakomeje. Dore iyo si uwo muntu ajeho irimo uruvangitiranye rw'ibindi byiza, ndavuga amarira n'ibyishimo, gukina ndetse no gutunga, gukundwa ndetse no kwangwa, kuba muzima ndetse no kurwara, mbega ni uruhererekane rwa byinshi. Urwo rugendo rwatangiriye hano ku isi icyo gihe, ariko Imana ntabwo ari kwibona yo iti buriya nakumenye ukiri urusoro mu nda y'uwakwibarutse. Nanjye urwo rugendo maze igihe ndurimo, nararutangiye ubu ndumazemo igihe. Ese ugira ngo ntihashize igihe? Imana ihe umugisha umunsi navutseho, kuko wemeye kunyakira, ntiwanyihakanye. Uwo munsi wari uwo ibyishimo byinshi ku bari banegerezanyije ubwuzu, ariko wari n'umubabaro kuri bamwe bari bafite imigambi, ni uko Imana yayiburijemo. Ndavuga ya migambi y'incakura Imana yaburijemo. Si ndi ikimanuka oya, ntabwo ndi ikimanuka, ndi umuntu nk'abandi, kuko icyo gihe natangiye kurwara bya hato na hato. Ababyeyi bati hora kibondo, imiti y'ibyatsi narayihawe, imiti ya kizungu nayo ndayihabwa, ndetse buri nzira zose umwana anyuramo kugira ngo akure, izo zose nazinyuzemo. Ariko Imana yari iri kumwe nanjye, yari iri mu ruhande rwanjye. Muri urwo rugendo rwanjye nagenderaga ku kiraro, nasaga nk'uri kugendera ku kiraro kinini cyane kitagira aho kirangirira, kuko iyo ukirebeye mu ntangiriro ntabwo umenya aho kirangirira. Inkingi zacyo zari abantu, nanyuze mu biganza byabo, baramfashe kandi baracyamfashe, barakomeje. None ndasaba Imana kugira ngo ihe umugisha ibyo biganza, kandi ibikomereze n'amaboko kugira ngo ubuzima bukomeze. Mana ushimwe, Mana ushimwe ko wakomeje gukomeza amaboko y'abafashe nyine icyo kiraro, kuko ni wowe rwose uyafashe. Ndavuga ya maboko y'umuryango, inshuti ndetse n'abandi bose bankunda, uyaha umugisha, ariko kandi ukomeze kuyakomeza. Nibutse za ntambara wandwaniriye nirebera njyewe ubwanjye, ariko hari n'izindi wandwaniriye bucece, kandi izo zari nyinshi cyane kandi zari zinakomeye. Ushimwe. Kandi nanone ndibutse hari imyambi myinshi cyane yarashwe, nyamara uyitangirira mu nzira itarangeraho. warahabaye ubwo umujinya w'abanzi wacanwaga kuri njye, ubwo bari bagiye kumira mu bunguri. Icyo gihe warahabaye, kandi y'amazi yahoreraga yaraje uyihagarikira aho, ndetse uyihagarikisha imbaraga zawe zikomeye. waramishe ntiwandetse ngo nyubagurike, ubwo icyo gushyira ku ziko cyashyaga nk'aho kibuze, nabonye Mana ivuye mu ijuru. Kandi rwa rugendo rwo mu butayu, imyambaro ntiyacikiyeho hato ngo isoni z'ubwambure zitankora.
rwa rugendo rwo mu bwana, banterura bati di terura neza hato utamuvuna, igihe nticyatinze bati di dore ni agasekeramwanzi, gukambakamba nabyo ntibyatinze kuko amaguru n'amaboko byari bimbereye ibyo nkoresha mu kugenda ngo ntere intambwe. Cya gihe natangiye gutera udutambwe nkongera nkahaguruka, icyo gihe nacyo warahabaye, wambaye bugufi. Amateka dufitanye ni menshi n'umukunzi wanjye. Buriya Nyagasani sinabaho nagufite, kandi utanshyize mu mababa yawe. Izuba ricana cyane ryancanaho nkakuvaho, ndetse n'imivu, ndavuga imivu ya ya mvura yanembana nkabivamo. None Mana mfata ukuboko ungendeshe muri uru rugendo nkomeje uyu munsi, kandi Mwami aho ushaka kongera naho ushaka kongera uhanjyane. Kandi Mana ibyago nibintera mumuriza umutima, nimbabara sininya, turi kumwe Mwami, nzagera kure ndi kumwe nawe Mana, dore ko urugendo rugikomeje. Ni ikiganiro Stay Connected. Uyu ni umunsi w'isabukuru yanjye, mwarakoze kubana nanjye mu mwaka ushize, ariko no muri uyu mwaka ndabasaba ko mwakomeza kubana mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, kandi ndifuza ko twazunguka byinshi Imana yaduteguriye. Cheers to Evariste Eva TV. Mugira amahoro, Imana ibahe umugisha.